Mwuka wera w'Imana manukira, Mwuka wera w'Imana manukira, mena umba yuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana manukira, mena umba yuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana umba yuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana mena umba yuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana mena umba yuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana mena mbumba nyuzuza koresha, Mwuka wera w'Imana manukira ubu. None turagushimiye kubw'Umwuka wera wemeye ku mwana wa Yesu Kristo atwoherereza akabana natwe nk'umufasha wacu wa buri munsi. Muri mbye aravuze wa 336 aravuze ngo Mwuka wera w'Imana manukira ubu. Aravuga ngo mena ubanza umene, numara kumena umbombe, numara kumbomba unyuzuze, numara kunyuzuza unkoreshe, Mwuka wera w'Imana umanukire. Tujye kumva ijambo ryawe nirahabwa umugisha nawe, rigwe neza abazaryumva bose, mitima yabo izongere yakira Umwuka wera, yongere subizwe mu imbaraga, yongere kwegere kurushaho, mu izina rya Yesu, amen. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Mu ijambo ry'Imana tujye kuganira, turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, turasoma duhere ku gice cya 37, dusome duhere ku murongo wa mbere, turaza kumanuka hepfo, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iri jambo. Ezekiyeli igice cya 37, duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansura ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Turirimbye umuririmbyi wa 336 uvuga ngo Mwuka wera w'Imana manukira ubu ngubu, umanukire. Numara umanukiye mu yandi magambo uje muri nge, uhereye kuri uyu mutwe mu bitekerezo ukamanuka ukagera ku nzara zo mu kumano,
umanuke ube muri nge. Icya mbere umene ibidafite umumaro byuzuye muri nge ubimenagure. Icya kabiri numara kubimenagura umbumbe, wongere umpindure, wongere umbumbe mushya, wongere umbumbe. Numara kumbumba ntundekere kuba ikibumbano kibumbye gusa kidafite ishusho, unyuzuze umwuka wawe wera, kubera ko nari ikibumbano cyamenetse ariko cyongeye kubumbwa, ariko gikeneye ko unyuzuza umwuka wawe wera. Nurangiza unkoreshe, umwuka wera namara kunyuzura unkoreshe. Mana ishimwe. Dusomye iri jambo rifite intego ivuga ngo kongera kubaho tukuzura umwuka wera. Amena. Kongera kubaho tukuzura umwuka wera. Dukeneye kongera kubaho, tukuzura umwuka wera. Mwuka w'Imana akongera akatwuzura, mwuka w'Imana akongera akatuyobora, mwuka w'Imana akongera akaduhaza. Imana ishimwe. Haleluya. Ariya magambo dusomye, uyu ni Ezekiya cyangwa Ezekiyeli nk'uko biri bivuga mu Kinyarwanda. Ezekiyeli, dufite ba Ezekiyeli, hari Ezekiyeli w'umwami, hari na Ezekiyeli w'umuhanuzi. Ezekiyeli w'umuhanuzi ngo yagiye mu iyerekwa, arerekwa. Ari mu iyerekwa abona amagufa, ikibaya, abona ikibaya ngo cyuzuyemo amagufa. Ngo iki kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, ngo aya magufa yari yarumye. Kandi ikindi cyarangaga aya magufa ngo yari yaratatanye. Buri gufa ryari ryaragiye ukwaryo, ngo yaratatanye. Aya magufa ngo yari yarumye. Aya magufa yarumye aratatana. Ndagira ngo tuganire ku mpamvu zituma abantu bakagwa. Cyambere bakagira gute? Bakagwa, barangiza kugwa, bakabora. Turi mu iyerekwa, abantu baguye mu kibaya, bamaze kugwa mu kibaya barabora. Uruhu rumaze kubora, imitsi nayo irabora ivaho. Imitsi imaze kuvaho, amagufa, kwa kubobera kw'amagufa kuvaho, cyangwa kumwe abariho uruhumbu nabyo bivaho, arumagara. Amagufa agera ku rwego rwitwa kumagara mu maso y'Imana. Tukabaho tubwiriza, ariko mu maso y'Imana twarumagaye, twarashize. Tukabaho baririmbye turirimba, ariko twarumye mu maso y'Imana, twarashize. Tukabaho duhimba indirimbo, turi abakozi b'Imana mu mirimo itandukanye, ariko twarumye. Icya mbere ni ukureka ibihe byiza byo kubana n'Imana, ubusabane n'Imana. Iyo umuntu ahagaritse ubusabane yagiraga n'Imana, ibihe byiza yagiranaga n'Imana, iyo bitangiye guhagarara, uyu muntu wari umunyamasengesho asenga ntaba agisenga, agahagarika ibihe byiza byo kubana n'Imana mu buryo bw'umwuka, mu kuganira n'Imana, mu gusenga, ubusabane bwe n'Imana bugahagarara. Uyu muntu kuko ubusabane bwacitse, ibihe byiza byo kubana n'Imana bihagaze, uyu muntu yisanga ari hehe? Ari mu kibaya. Uyu muntu yisanga ari mu kibaya, kuko nta bihe byiza bagifitanye n'Imana. Usanga ava mu materaniro, wamubaza ngo byagenze gute, akakubwira ngo twafashijwe, ariko icyamufashije ntacyo afite, kubera ko ibihe byiza n'Imana, ubusabane yagiranaga n'Imana bwarahagaze. Nta busabane akigirana n'Imana, nta bihe byiza mu yandi magambo agifitanye n'Imana. Mbese Imana kuri we yegiye ku ruhande. Amagambo yose yabwirizwa, indirimbo zose zaririmbwa, nta n'imwe imufasha, kubera ko nta bihe byiza agifitanye n'Imana.
Cya kabiri, kureka gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu wahagaritse gusoma ijambo ry'Imana yanaryumva kumva ntirikimuryohera. Uyu nguyu ubusabane n'Imana bwahagaze, none nta gisenga, none nta nagisoma ijambo ry'Imana. Wa muntu umusanga mu kibaya epfiriya, ari muri cya kibaya ariko amaze kuba intumbi, mu kibaya. Noneho icya gatatu, kugera mu rwego wumva ko utagwa. Usanga hari umuntu wumva ko we yahora abwiriza atabwirizwa. Hari umuntu wumva ko urwego agezemo, nubwo yasanga abantu bari gusambana batasambana, nubwo yasanga abantu bari kwiba watakiba. Ni byiza, Imana inabidufashe, tujye tugerana icyaha cye ariko twaneshereze. Tugera aho bari gusambana ntidusambane, tugera aho bari kwiba ntitwibe. Ariko hari urwego umuntu ageramo akumva yakorakora umukobwa ku mabere ariko ngo ntasambane, akumva atagwa. Nibyo. Akumva yabana n'abajura ariko we ntagwe, akumva ko atagwa, atakiba ariko akabana nabo. Akabana n'abanywi b'inzoga akumva atazinywa ariko akabana nabo, akicarana nabo, bakina amakarita akayakina, babuguza akabuguza, akaba muri ubwo buzima. Uyu muntu ugeze ku rwego yumva nta cyamugusha, Bibiliya iravuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba, we kwirata nk'ukuyemo utabarutse. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wamaze kwirarira wumva ko atagwa, aba ageze mu rwego we yumva nubwo akiri mu isi ko afite ubushobozi, afite ububasha bwatuma atagwa. Mu yandi magambo, we aba ameze nk'uwamaze kwambura umwambaro w'urugamba, aba yumva nk'aho yamaze kugeraho yarangije. Nyamara Bibiliya itubwira gute? Iravuga ngo nawe uhagaze wirinde utagwa. Nawe ugize gute? Uhagaze wirinde utagwa. Icya gatatu, kugera mu rwego wumva ari wowe wahura n'ijambo, ni wowe gusa. Hari urwego umuntu ageramo akumva yayobora amateraniro, akayayobora, akabwiriza, agatanga amatanga, ibintu byose akaba ari we wagira gute? Wabikora. Iyo ugeze mu rwego nk'urwo, yego, iyo ugeze mu rwego nk'urwo ukumva wahora wigisha ariko ntiwigishwe, ukumva niwe watanga inama ariko abandi ntibaziguye, ukumva niwe wahugura abantu ariko ntibaguhugure, ukumva niwe wavuga abandi ntibavuge, niwe wayobora abandi ntibayobore, niwe wahora ubwiriza ariko we ntibakubwirize, mbese ukumva niwe wahora uri imbere. Iyo uri muri urwo rwego, uba ugeze mu kibaya, uba utangiye, imitsi bitangiye kuvaho, waraboze, imitsi itangiye kuvaho. Icya gatanu, ni ukugera mu rwego wumva ushaka kubaho birenze ubushobozi bwawe. Nk'umuririmbyi akumva yakosora pasiteri, umuvugabutumwa akumva yabwira umushumba ibyo agomba gukora, pasiteri akumva yabwira regionale cyangwa umushumba akumva niwe wayobora umuvugizi akamubwira ati kora ibi ngibi, mbese akumva urwego agezemo rurenze ubushobozi bwe. Akaba mu bihe watagirwa inama, akabaho yiyobora, kuyoborwa n'Imana byarahagaze, akabaho nta jwi ry'Imana avugana nabyo n'irije akaricaha, umuntu akabaho
adahugurwa, wamuhugura ukaba umwanzi we, kuko ariho mu buzima burenze ubushobozi bwe, akumva we ari hejuru y'abantu bose, ndetse akajya no ku rwego yumva ari hejuru y'Imana. Aba yaramaze gupfa, akabaho mu buryo y'amasezerano yagiranye n'Imana atangira kujya yumva atabaho. Uyu muntu ajya no mu rwego n'ibyanditswe byaratangira kubikritika, kubera ko uburyo abayeho burenze ubushobozi bwe, agatangira gukritika ibyanditswe byera, agatangira kubirebera mu zindi nzira, agatangira kubivugira mu zindi nzira. Uyu muntu aba amaze kuma rwose. Twavuze ibintu bitanu. Icya mbere ni ukureka ibihe byiza byo kubana n'Imana cyangwa kureka ubusabane n'Imana. Cya kabiri ni ukureka gusoma ijambo ry'Imana. Cya gatatu ni ukugera mu rwego wumva ko utagwa, mbese utasubira inyuma, utakora icyaha, ukagera mu rwego wumva nta cyaha wakora, kumva wohora uri umukiranutsi. Kandi Bibiliya iravuga ngo nta mukiranutsi n'abamarayika ijya babonamo ibyaha. Nibyo dushobora gukiranuka, ariko gukiranuka tugukura kuri Kristo, nugora duca bugufi twihana. Ariko uyu muntu agera mu rwego yumva atakihana icyaha, yumva nta cyaha afite, yumva mbese we kugera mu rwego yumva afite atagwa mbese. Cya kane ni ukuba mu rwego wumva ari we wahora uri, mbese ari wowe wahora uvuga, ari we wahora uri imbere, kumva ari we wahora uri imbere, ari wowe wahora n'ijambo, ari wowe. Cya gatanu ni ukugera mu rwego ubaho mu buryo burenze ubushobozi bwawe. Turi kuva mu buryo bwo gusubira inyuma, ukaba amagufa yumye. Isomye ku murongo wa 7 haravuga ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufa araterana, igufwa risanga irindi gufwa ryaryo. Umurongo wa 8 nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Ngihanura habaho guhinda. Amen. Ezekiyeli agihanura habaho guhinda. Mu guhinda habaye ikintu cya mbere cyitwa guteranya amagufa. Ya magufa yaratatanye kubera bya bintu bitanu byakozwe, amagufa yaratatanye. Ariko kubera ko Imana muri wa muririmbyi twarimbye 336 wavuze ngo manukira ubu ngubu umene umbumbe unyuzuze unkoreshe, igikorwa kiratangiye. Haleluya, haleluya. Ngo ngihanura habaho guhinda, ngo mbona amagufa agize gute arateranye. Igufwa risanga irindi gufwa ryaryo. Iryo kumano ntiryajya ku mutwe, rijya ku kirenge, uko rizi ku kirenge ariho ino riba. Ijisho ntiryajya mu mugongo, rijya aho ijisho rigenzi ryaryo riri, kuko rirabizi. Ukuboko ntikwajya ku kuguru, kujya ku rutugu neza, kuko kuza kugomba kujya. Imana ishimwe. Haleluya. Iri jambo rivuze iki? Guteranya amagufa biravuze ngo nukongera guhuzwa mu buryo bw'umwuka.
kongera guhuzwa, kongera gushyirwa hamwe, tukongera tukaba hamwe nk'itorero rya Kristo, tukongera tukaba bamwe mu buryo bwo gukorera Imana. Haleluya. Tukongera tugahura, tukaba umuntu umwe mu buryo bwo gukorera Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Biravuze ngo imitsi ihita imera, imitsi nayo iraza ihita ifata kuri ya magufa. Haleluya. Imitsi iraza yomeka kuri ya magufa. Bivuze iki? Ni ukutugarurira urukundo rwa mbere, kongera kugira urukundo, kongera gukundana, kongera kubana nk'abagenzi bajya mu ijuru. Uru rukundo rwongeye kugarukaho, abantu barongera bagakundana. Haleluya. Muririmbyi agakunda mugenzi we muririmbyi, muvugabutumwa agakunda mugenzi we muvugabutumwa, pasiteri agakunda mugenzi we umupasiteri, umushumba agakunda mugenzi we umushumba. Abantu bakongera bagakundana, kongera tugakorera Imana dukundanye. Ngo akiri guhanura, ngo abona inyama ziraje zoroshe kuri ya mitsi na ya magufa. Haleluya. Inyama gutwikira imitsi n'amagufwa. Bivuze iki? Bivuze kutugarurira impano. Haleluya. Kongera guhabwa impano, kongera guhanura ibiri byo, kongera kwerekwa ibitarimo amarangamutima. Haleluya. Kutugarurira impano zacu. Mana ishimwe. Kongera kutugarurira impano. Bantu bakongera bakuzuzwa, bantu bakongera bakerekwa, bantu bakongera bagahanura. Nico umwuka wera, haleluya, aje gukora kugira ngo abantu bave ahantu bari kongera kutugarurira impano. Icyakane, uruhu. Ngo uruhu rworosa kuri za nyama. Haleluya. Uruhu rworosa za nyama. Za nyama zoroshe imitsi, imitsi nayo yoroshe amagufa. Ngo uruhu ruraza ruratwikira, noneho rutwikira byose. Bivuze iki? Kongera kutugarurira kwera kw'Imana muri twe imbere, kongera kugira kwera kw'Imana. Haleluya. Bantu bakongera bakajya mu mwuka, tukabwiriza amagambo afasha imitima, kuko abantu bongeye kwakira kubaho kw'Imana muri bo. Haleluya. Bantu bongeye kwakira kubaho kw'Imana muri bo. Amen. Amen. Haleluya. Uruhu rurorosa. Umva, amagufa yateranye, turahuzwa. Toro rya Kristo ryari ryaratatanye, gufa ryaragiye irindi, ariko umwuka wera ngo aje, ngo habaho guhinda. Kwa guhinda igufa risanga irindi ryaryo, twongera turahuzwa tuba itorero rimwe rya Kristo. Haleluya. Ariko nubwo tubaye itorero, hari ikindi kintu twari dukeneye, imitsi gutwikira, kugira urukundo. Twari dukwiriye kugira urukundo nk'itorero rya Kristo, dukeneye urukundo. Icya gatatu, inyama gutwikira. Bivuze iki? Inyama byavuze iki? Byavuze kongera guhabwa impano. Ba bantu bahuye bafite rwa rukundo, bakwiriye impano z'Imana kugira ngo bahugurane, kugira ngo bakomezanye muri urugendo. Icya kane, uruhu gutwikira. Bivuze iki? Bivuze kwera kw'Imana kugaruka muri twe. Toro rikongera rikubakika, Mukristo akongera kema agahagarara neza, kubera ko afite iki? Afite guhuza na bene se, afite urukundo
rutuma abana na bene se neza. Afite impano zo guhugurana, afite impano zo kwerekwa, akamenya ibyo bene se bakeneye, akamenya imfubyi ko ikeneye kwambara, akamenya urukweto rwatoboye aho kujya kumuvuga, ahubwo akagira ya mpano y'urukundo kandi iherekejwe no kwerekwa, akagenda akajya kumushakira inkweto atabitangaje. Kwera kw'Imana kongera kukaba muri twe, tukongera tugahishurirwa, tukongera tugatinya icyaha, abantu bagatinya icyaha, abantu bagatinya gukora ibyaha. Haleluya! Abantu bagongera bagatinya gukora ibyaha, bagakorera Imana bayitinya, bagakorera Imana bayitinya kandi babana nayo. Mana ibaha umugisha. aza gukomeza igice gikurikiyeho tureba noneho misiyo y'umwuka wera aje nk'umuyaga mu buzima bwapfuye, bwari bwaraboze bugahinduka amagufa yumye. Noneho misiyo y'umwuka wera nk'umuyaga aje gukora iki kuri wa muntu umaze kwambara, umaze guhabwa bya bintu byose nk'uko tubivuze. Icya mbere, wa muntu umaze kugira guhuza. Icya kabiri, wa muntu umaze kugira urukundo. Icya gatatu, wa muntu umaze kugira impano. Icya kane, wa muntu umaze kugira kwera kw'Imana muri we. None misiyo y'umwuka wera ni iyihe nk'umuyaga kuri wa muntu? Kuko amaze guterana, amaze guhagarara, ariko icyo gihe ni intumbi, hari ikintu kiri kubura. Reka turebe rero icyo misiyo y'umwuka wera cyaje gukora. Ndagira ngo mbibutse ko umwuka wera afite ibyiciro 4 yiyerekanyemo. Muri ibyo byiciro rero hari icyo tugiye kuganiraho giheruka. Icya mbere, agaragara mu buryo bwa mbere, agaragara mu cyiciro cyo kuvugurura umuntu wari asubiye inyuma akamuvugurura akamugira muzima. Icya kabiri, akaturema tukaba ibyaremwe bishya. Icya gatatu, kutugira bashya, akatwoza tukaba bashyashya. Icya kane ni kutwuzuza. Yatuvuguruye, amaze kutuvugurura araturemamo imbere. Amaze kuturemamo, bimwe muri yaririmbye, atugira bashya, aradusiga inyuma. Urumva, yavuguruye imbere mu mutima, ibyaha bisohokamwo. Arangije kutuvugurura aranaturema, turahagarara, turema. Nyuma atugira bashya ku buryo n'umuntu inyuma tubona ko twabaye bashyashya muri Kristo. Arangije aratwuzuza. Noneho kutwuzuza nibyo bituma natwe tumanuka tukajya guhamya Yesu kuko twuzuye, tukamuririmba kuko twuzuye, tukamuvuga ibigwi kuko twuzuye. Imana ishimwe. Haleluya! Ndabashimiye. Turaza noneho tuza gusoza tuvuga umwuka wera, uko atubyutsa, uburyo atubyutsamo, noneho tugatangira gukora. Kubera ko biriya byose tuvuze, uriya muntu turi kuvuga ni intumbi, ararambaraye. Biriya byateranye byose, yaturemye, yatuvuguruye, yatubumbye, amaze kutwuzuza, tubaye bashya. Ariko Ezekiyeli we mu mwuka aracyari kutubona turi intumbi, ari kubona wa muntu aryamye ari intumbi n'ubwo ibyo byose bibaye. Reka noneho tugaruke tureba mu gace gakurikiraho gasoza, turebe ngo bizagenda gute kuri wa muntu. Biragenda gute kuri wa muntu umaze kumera gutyo? Dusome 9:10. 9:10 haravuga gute? 9 haravuze ngo, maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti,
uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko Mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahanura uko yategetswe, umwuka uturuka mu birere bine. Haleluya, haleluya. Umwuka uturuka mu birere bine. Murabizi ko hari uburyo umwuka yiyerekanye, bajya babyigisha muri teoloji, bakavuga ko hari ibimenyetso by'umwuka: amavuta, umuriro, umuyaga, amazi, kashe cyangwa ikimenyetso. Noneho ahangaha umwuka wera aje nk'umuyaga, ariko ngo ahanura aravuga ngo umuyaga ngo uhuva mu birere bine. Ariko wa muyaga ugeze kuri ba bantu b'imirambo baryamye, ubu mwuka, haleluya, uhinduka umwuka w'ubugingo ubaha kongera kubaho. Imana ishimwe. Icyambere rero uyu mwuka nk'umuyaga yaje gukora cyangwa ari gukora muri iki gihe, icyambere kugarurira abantu uburyohe. Imana ishimwe. Kongera guha abantu uburyohe. Haleluya. Wa muntu winjiye mu mwuka w'Imana yongera kuryoherwa n'amateraniro, yongera kuryoherwa n'amasengesho, yongera kuryoherwa n'ijambo. Iyo wabwirije yongera